Sano, waje gukora umwaka turebe ese kutagikoze nasi nabwo ko ari gutanya ari kabiri yatenje kabiri no ko ari kane kutagikoze iyo telefone irimo kubarangaza twagisubiremo bebe urimo gusinzira ngo tugiye kuryama bakora umwaka ndabikubwira sibyo Niko wa mugore. Ni ikihe kibazo ufite gituma udafungurira? Iyo si yaje? Karibu. Nanjye kuryamisha abana. Abana. Iyo byana byawe sura birutisha. Akoshe ntabwo abanje nyine nawe nabawe. Ugomba gufatanya kubarisha. Ntabwo kurya mufite se. Ni ikihe kibazo? Karibu ku meza. Ikibazo cy'amafaranga. Ntabwo ndi ntabwo ndi. Nta kibazo cy'amafaranga gihari. Oya ni bara amafaranga ariko. Amafaranga ngahe ibyo byo kurya byawe ubisangire n'abandi. Nta amafaranga cyashije. Gaya amafaranga. Ibyo byo kurya na ubisangire n'abandi. Mwiriwe karibu kiriya. Super. Yasupira haje. Nangahe? Ni igihumbi. Okay, na imwe. Murakoze. Uraho neza birashoboka. Urashisa uraho. Amakuru ni meza. Meze neza. Kandi ni meza uretse utugiripe abana bafite akenshi batura. Iminsi myinshi. Umeze utaho. Abana bameze neza. Rero ndihuta reka mpahe. Nsize umwana wenyine. Mpa iriya fanta nangahe. Iriya plastique. Mpa siki. Icyatanu. Mayoneze ni nangahe. 5. Moyo. Ndashaka amavuta amariki litiro y'amavuta upfunyikije shaka tuganiriye nzagaruka kukureba n'utakoze araje bya bindi uzi nyine bisanzwe nuko nihuta ubundi ariko nagushaka tuzavugana rero. Nkugaruriye menshi sha. Ugaruriye menshi? Umuhoyeje angahe? Urengeje igihumbi cyose? Ubu rero n'abandi ubona uko byagenze. Si ugusa umuntu aragira ngaho ufite stress nyinshi haje. Ufite stress nyinshi. Sha ihangana. Nzagushaka. Ni ukuri pesa. Umunsi mwiza. Wasuhuze. Murakoze. Nawe mfite abakiriya ntabwo nari nayumvise pardon ngo niwe wamubonye neza niwe oye umva sawa reka nzi sibyo sawa
Patrick natubwire ahantu bamera Sha namwera Nyamirambo kabisa. turaguca amande Abaze Nyamirambo byifashe bite? waye ntabwo byabona Yarabyiyise kabisa. ntabwo tubwire ahantu bari baragiye niba itatubeshe Ibintu by'icupa. papa Sesi. Iki mani kurangara? sibuka John Ni we uriya se? None Nase kana je kuri kimwe kumana kabari. tumwe mane kumana byamucatse Kwanze yuko no kanata yakabasha. amakuru ni meza ngo rero nkubwire bari hariya urakata urugero Wababonye neza ko ari nababonye neza uragera hari urakata gutya muri aka gashondo nugera ku numero ya 3 Umuryango wa gatatu. ukomanga aho ngaho neza Umuryango wa gatatu. umuryango Ahubwo wa se nibo? gatatu nibo Sawa. neza damu nakurikiye ahangaha Uje kureba umugabo wanjye. umugabo wawe Umugabo wanjye hari nyine. uwo ureba hano se Beatrice. Urakora iki hano? Ahubwo ntugiye kumwicira murahamara. ikibijya mbere ahangaha Papa Sano. Uri kwebwa kwanya butakugeza ku rwego uri hano koko. papa Sano John cyavuga n'ukuri cyangwa arimo arabeshya ngaho se nikavuge Kavuge ako ni agaki wandaye w'umukobwa. Uyu ni umugabo wanjye w'isezerano. Icyo yankora cyose nakihanganira. Papa Sano, ngwino tugenda. Papa Sano, sinzi ko aricyo ufite cyo kuba wambwira. Ariko ugenda gifite reka nkikubwire. Gutaha igicuku narabyihanganiye. Kuza wasinze unukira amayoga narabyihanganiye. Sinzi icyo wumva ushaka kugeraho. Ugeze aho uza abana bati dore ya ntare iraje uri papa wabo. Warekeye aho gutaha icyo gicuku. Ugeze aho kunca inyuma kuko bigeze hariya. Mugabo mwiza niki ntagukoreye? Ese izo nda yazindusha iki? Icyo dukeneye ni umuryango mwiza urimo amahoro n'ibyishimo. Mu by'ukuri ntabwo naje nkurikiye amafaranga kuko naje nkurikiye wowe. Ake n'amafaranga yawe ntabwo cyo naje nkurikiye. Shero ugire akazi keza.
Claude. Claude. Seko na wamagaye bakare wari mu biki. Hari utuntu nari ndimo gukora hariya mu Ndajya kuri boti kuzane woma. Ntutinde banguke. Claude. Claude. Karame boss. Ngwino hano. Ko nciye kuri boutique ngasanga hafunze. Mbona hano nta muntu hari. Madamu n'abana bagiye. Yakubwiye. Mbwira ahubwo niwe mbajije. Yambwiye yuko agiye muri vacances izamara icyumweru. Vacances? Okay. Bagendere. Twara zino nkweto zanjye kamambiri. Yabukanyira. John, bashaka kubwira ko Beatrice yagufashe uryamye n'umukobwa. Ahora n'iki wa mugabo yo kubyago bibwira abagabo. Yo, urabizi uri inshuti yanjye, ariko ntabwo nagushyikira mu mafuti nk'ayo ngayo. Ese nyuma y'aho agufashe wakoze iki? Ese icyaha wakoze wabuze ko gihanwa n'amategeko? Erega Karambo nanjye nyumva. Ntega amatwi. Gaho se mbwira. Urabona ejo natashye karite. Ngira ngo musabe imbabazi kuko ndabizi ko ni mu makosa. Ariko nageze aha nsanga yagiye. Umugore wawe aragukunda. Fata icyemezo nk'umuntu w'umugabo. Ugira ikintu ukora. Kuko bino bintu niwe wabitangije kandi nawe ugomba no kubisoza. None se nkora iki Karama? Ngira inama nyine nanjye niyo mpamvu naguhamagaye. Nkora iki? Tera intambwe. Usaba imbabazi umugore wawe. Ndabizi azakubabarira. Kuko aragukunda. Yes, yes. Hey. No jogo pode. Nada que te dá essa coisa, não te dá muito
mwasuhuza abana. Yego. Papa Sano, ndagushimiye ko wongeye kungarukira. Nuko ndishimye cyane. Mama Sano, ahubwo ninjye wakabaye ngushimira kubw'imbabazi ungiriye. Binyeretse ko uri umubyeyi kandi gushimiye urukundo wampaye. Oh, Shari, shimira Imana yo mu ijuru. Yumvise gutaka kwanjye, yumva amarira yanjye, niyo gushimirwa. Naho uzajya uba uri hose, jyewe ukagushima Imana. Sheri, impeta ngiye kongera kukwambika n'uko iyo nakwambitse bwa mbere natatiye icyo gihango twagiranye ndetse nirengagije inshingano. Niba kwambika iyi mpeta kuko natatiye inshingano nagize umunsi wambika iya mbere. Ni rero ngiye kukwambika, ni isezerano ngiye kugira nawe bundi bushya kandi mbikubwiye bimvuye ku mutima. Shari buretse. Impeta igiye kunyambika, uvuze ko wasomye rwa rwandiko. Mukundwa John, ndakeka umunsi wakubereye mwiza. Mbanje kwiseguraho kubwo nafashe icyemezo cyo kujya mu kiruhuko jye n'abana bacu tutakumenyesheje. Mu by'ukuri kw'Imana Sheri, simeze neza. Sinzi niba ubiha umwanya ngo ubitekerezeho ku byo gihe Beatrice umugore wawe wishakiye urimo kunshishamo. Ku bw'abana bacu rero by'umwihariko, Sano sinifuza ko abona ibikuba hagati y'ababyeyi be, ko ari twe twakamuhaye urugero rwiza n'uburere bukwiriye. Sinifuza ko bimugiraho ingaruka ngo bimudindize mu mikurire ye. Ese mugabo wanjye, hari ikintu kibi naba naragukoreye mu buzima bwose tumaranye gituma urimo kunyitura ibi uri kunshishamo? Ibi byose nibyo byatumye mfata umwanya w'iminsi 7 ngo ndebe ko natunganya umwanda w'ibibi byose bindi mu mutwe. Sheri, wakabaye umwanya mwiza wo kuri buri umwe muri twe wo kwisuzuma
wo gusubiza amaso inyuma maze tukisuzuma tugafata umwanzuro w'ubuzima bw'abana bacu bw'ejo hazaza. Mukundwa John, nibuka hashize amarira agatemba ku matama yanjye. Iyo nibutse ukuntu wankundaga ukanyitaho, mbese mu minsi kuva dukoze ubukwe kugeza mbyaye imfura yacu, rwose nashimishwaga n'uburyo watwitwaragaho pe. John, jyewe isezerano nagiranye nawe ubwo twari imbere ya padiri ry'uko mu bibi mu byiza, urwaye uri muzima, ko nzakuguma kugukunda sinateshutse na gato, kandi jye nari nkomeje, kandi sinigeze ndirengaho n'inshuro n'imwe kubera ko ari umugabo wanjye nzi mu isi. Nakifuje ko unyemereye twakongera tugasezerana indi nshuro ya kabiri, kuko wenda byakugarura ku nshingano zo kumenya ko twe n'umuryango wawe tugukeneye cyane kandi ko tugukunda. Ni byinshi nakavuze ku byaranze hashize hacu, ariko reka ndekere kuko biri kunshengura kuguma kubitekereza. John, witeho neza uko bikwiye mu gihe tutari kumwe. Ndabizi wanga kurya ariko ugerageze basi duke. Ntugire ikibazo. Imyenda uzambara icyumweru cyose nasize nyiguteguriye. Nabwiye Claude ko uzamuha inkweto uhisemo akazigutunganyiriza. Sawa rero, yari uwawe ugukunda Beatrice.